Shari umezute ewe mwagashaye uba wanyirengagije wagira ngo nuru umugore wanjye ewe ecaro nganize wagiye nanjye sinzi ukuntu nameze ndikumva nahindutse ndikumva muri njyewe nameze urukundo rwambanye meze neza cyane sha uri kunyirengagiza wagira ngo uri kumukora nakuvuze wanyu wenda kunyica koko none sishije kuba wanyirengagije numbwira ibintu by'umukozi kandi twe twavuze ko tugomba kumubona nusi umukozi kibara yise umuzana ako kanya akaza akakuruhura simba nakeneye ngo nanirwe gusa wagira ngo sinzi ibintu nabimugiyemo mw'iyi minsi ku buryo wari ufite ibintu byinshi ubwiyemo pe sha nukore ko nawe ntabwo ujya unyereka umugore wanjye we nyine ugomba kunyitaho nanjye nakwitaho erega mba nagukumbuye sha nanjye sinzi ibintu mba mugiyemo yewe ukuntu nakuzanye iwanyu benda kunyica ngo uyu mukobwa uramujana ngira ndamuteye canga uyirye sheri kwera ariko nari ngukunda nyuma n'ishati nambaye tujye no kwitamo umva uyu munsi ndishimye uyu munsi tugomba kwitamo na fanta meruka bya danje sureba umugore wagira ngo nari maze ibihehe wagira nari maze igihe mu kigunda urukundo rwanjye urubavu rwanjye mutima wanjye walaye sinzigera nguterera nabe sinzigera nguterera nabe rukundo rwanjye urubavu rwanjye mutima wanjye walaye uriya mugore rwose umugore njye ntabwo biriya bintu nabyemera gute yantwara umugabo ariko ubundi se abona ari mwiza kundusha njye ntabwo nabyemera ariko none ubwo azi ngo mubyara wanjye nubwo yangiriye neza azi ngo azamunjyana ntabwo yamunjyana ntabwo bishoboka reka aho uburozi nayo ntahaye ngo bumaze kumushiramo ariko bamujye bandya tu ntabwo biriya bintu uburozi namuhaye bumaze kumushiramo ajye bahamagara alo none si mani ko nshaka kuri kakandi ndaje aho ukubita ubinkorera nonaha hayemite bami terera nabe rukundo rwanjye ugomba kundangira uwo mukobwa nkeneye umukozi ariko ntari bityo ariko nawe nyine wagura akantu gusa nzagura cyane pe erega nanjye nari mvuye ku muhanda ngewe nashiri yari avuye kungurira akantu twavuganye kare ni umwana mwiza kandi none ni ukuri tica wanjye ni umwana mwiza ariko ntabwo yaba ahuye bakaba ari kumufata nabi ndagira umwana witonda ndamukeneye n'akazi ni kenshi mu rugo injira nta kibazo kuko ufite ubwoba urakaza neza urisanga Samantha ino wakira umushitsi twaje utenye n'uzuraganiza uyu mushitsi ngiye nsubire mu kazi hari ikibazo aho musigara amahoro yego nitwara se keza Judith
Arya waje uturutse nahindutse kwa mama Hirwa nanjye kwifatanya kwifatanya natwe nze twakubwiye ko dukeneye umuntu wifatanya natwe nisaba kwifatanya natwe umva rero nkubwire abakobwa keza tuzabona neza umva rero nkubwire abakobwa uzarebe ibikureba muri uje mu rugo kuko nuramuka urebye ibitakureba nuza kwivanga mu kiruru